nzira abarozi ndabanga cyane no yanze kure ntabwo mbaroga ndabahana harampa afite inkuba zanjye imbere iyo yanze icyo gukora kirahari ahangaha mfite ihembe aha mfite imana zitandukanye mfite ababyeyi bamfasha nukuvuga ngo abarozi bose ariyo mpamvu bangenzeho bato umutwe barahungabana ubundi kimara gusohora iriya video narabwiye ati mungereye nabi abarozi ntibari banza ariko mwamaze gusohora video baramenye kandi twavugaga kuri Imana itanga amafaranga niyo inakuririye ibi byose nakubazaga hari ukuntu abantu bagiye bavuga ko ngo bajya hasi ikuzimu ngo kureba amafaranga bakabaca ibintu biremereye by'ibitambo gutanga abantu gutanga umwana umufasha wa cyangwa umutware ukamutanga iyi ngiyi yawe n'ibitanga amafaranga yo bisaba iki iyi Mana urabona hasi Shuti za Freemax TV ndabasuje kandi nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur nk'ibisanzwe ni kakazi kenshi kandi gakomeye dufite muri uyu mwaka dukomeje gukora nkuko mubizi rero tujyana hatandukanye dusura abanyarwanda tureba ibyo bakora uburyo babikoramo byose n'ubuzima bw'abanyarwanda tuba tureba umunsi ku munsi uko biba byifashe uyu munsi rero twagiye gusura muganga Nyirabisabo ngira ngo mwaramumenye cyane ni umuvuzi gakondo abavura yifashishije uburyo bwa gakondo guheta hazamo nyine abakurambere n'ibindi muhita mubyumva neza ndabizi murabimenyereye ariko umwihariko nuko ari umugore n'umwe mu bagore twabashije kugeraho bakora uyu mwuga ndetse akemera no kuba yaganiriza Freemax TV niyo tugarutse gusura uyu munsi rero umuganga muraho yego murakaza neza muraho yego amakuru yanyu amakuru ni meza twari tumaze iminsi tutaza amakuru yewe iminsi ni myinshi rwose ikibazo cyanyu nuko muza muntungoye buri gihe gusa turagushimira ko n'ubundi wemeye ko tuganira muri aka kanya harashize iminsi tuvuye kusura tukurebye tugirana ikiganiro kitari kigufi kitari na kirekire cyane tureba uburyo ukora n'ibyo ukora nyuma yo tuviri hano wabaye amahoro nabaye amahoro cyane ababyeyi babaye yampaye kuko baba bamfasha uyu munsi hano nahinje ubwoba buranyica bitewe n'ibintu ntasanze ibintu ni ibiki bisobanuye iki ibi bintu ni iby'ababyeyi bampaye ibintu byo bimfasha muri uyu mwuga w'ubuvuzi gakondo ibi bintu muri kubona ahangaha ni ibimfasha nk'uko ubundi nta muntu udasobanukiwe ikirangantego mu rurimi rw'ikinyarwanda navuga ngo ibi ni ibirangantego ibi ngibi wenda ndahera nko kuri iyi ntebe nicayeho iyi ntebe nicayeho nk'urugero naguha iyi ntebe ni iy'ababyeyi bampaye iyi ntebe nayirazwe na sogokuru na nyogokuru urabona hano hari sogokuru aha hari nyogokuru urabona baramfashe iyo nyicayeho rero iyo nyicayeho baba bamfashe iyo nicaye hejuru yabo nta kintu gishobora kunyiganyiza igihe cyose iyo mvura kenshi nyicaraho kugira ngo mbese numve nkomeye nicyo bigaragaza ko bamfashe gutya baramfashe hanyuma nta muntu ushobora kumpungabanya uko yaza kose ari umurozi ari ushaka kongirira nabi ari ushaka mbese ikintu kibi cyose kibaho ariko kikarangira nk'umuyaga kuko mfite ibintu byinshi binkingira mfite ingabo inkingira iyi ntebe wenda ngarutse kuri iyi ntebe tutarayivaho imaze igihe kingana gute iyi ntebe niyo sogokuru bakora ubuvuzi sogokuru na nyogokuru bakivura niyo bicaragaho bari kuvura rero ubu barashaje ariko barayinsigiye bandaga barayinsigiye kuko urabona irakuze barayinsigiye barambwira ati mwana wacu igihe uzaba uri kuvura ujye uyikoresha iyi nanga hano hakaba inanga iyi nanga nyicurangira ababyeyi iyo ndi kugira ngo mbanezeze ndi kubasaba imbaraga maze guterekera maze kubacanira umuriro uri kwaka ndabacurangira bagahimbarwa bakanyishimira bamaze kunyishimira nanjye icyo mbasabye barakima
nibo bagutegetse kujya ukoresha inanga bacurangira? Barabintegetse bati ducurangire kuko ababyeyi bisaba kubinginga kugira ngo baguhe imbaraga zidasanzwe. Ubundi akenshi ibintu nkoresha n'imbaraga mfite akenshi zirihariye ntaho zihuriye n'iz'abandi, kuko wenda mwabibona ko ababyeyi ibikoresho byose mfite n'ababa barabimpaye, kandi ibikoresho mfite byose bifite ubusobanuro. Uvuze ngo imbaraga ziruta iz'abandi se urazizi uko zingana? Iz'abandi ntabwo nzizi uko zingana, ariko nta muntu ufite imbaraga ziruta izanjye, kuko njyewe wenda mwagiye ahantu henshi, ariko ikintu cyose nkoresha n'ibyo nkora ngerageza gifite ubusobanuro bwacyo. Nta kibasobanura. nk'ubu hari nk'umuntu uza kavuga ati mfite ikibazo cy'urubyaro, hano hari imana y'abagore babuze urubyaro. Iyi mana y'abagore babuze urubyaro, murabona aha hari umubyeyi upfukamye, uyu uri imbere yawe. Uyu mubyeyi upfukamye uri gusya amasaka ahetse muri rwa ruhu rwa kera, muri rwa ruhu rwa kera. Ahangaha murabona hari umwana arahetse uruhinja. Iyi mana rero iyo haje umubyeyi ashaka urubyaro, iyi mana nimfasha, niyo n'inginga ifasha gutanga urubyaro. Nicyo isobanuye ahangaha. Winginga ute? Ninginga ncuranga mbwira ababyeyi bakambwira ko iyi mana ihetse, ko keretse wenda haje nk'umubyeyi udafite urubyaro niho nabikwereka, ariko turi mu busobanuro. Iyi mana niho nyikoresha igahita itanga urubyaro. Icyo gihe umubyeyi yageze yagera arabyara agaheka. Wenda urwita imana y'abagore, ariko ngiye uko mbibona ndabona ari ikibumbano gihetse ikindi kibumbano kimeze nk'urwanda, ariko nubwo ari ikibumbano navuze ati ikirangantego. Buri gihugu cyose kigira ikirangantego. Icyo kirangantego cyaba ari ikigaragaza igihugu icyo ari cyo. Rero niki ni ikibumbano ariko gifite icyo kigaragaza imana z'ababyeyi, imana y'ababyeyi babuze urubyaro, ababyeyi bafite ibibazo, ababyeyi bagirikwe, ndacyifashisha. Hanyuma wenda izo mbaraga zirimo hano zituma wenda ababyeyi babuze urubyaro n'ibindi ntazi bibasha gukemuka, zavuyeho izo mbaraga zagiyemo? Izo mbaraga nazihawe n'ababyeyi bazishyizemo. Ababyeyi barazimpaye baranakimpa. Buriya nta hantu nagikuye, ni abakuru bakimpaye, ni ababyeyi banjye bakimpaye, bandaga barambwira bati ujye ugikoresha. Aha hakongera hakaba imana itanga amafaranga. Iyi mana itanga amafaranga, wenda iyi nkoni yo ndayibasobanuriraho nyuma, kuko ubushize nayo nayibabwiye. Iyi mana itanga amafaranga, urabona iri hasi ikongera ikaba hejuru. Iyo haje umuntu akavuga ati narakenye, nkeneye amafaranga, nkeneye ubutunzi, nkeneye gukira, uzakambwira ati igishoboka cyose nabiha ariko nkabona amafaranga. Iyi mana nayo nifasha guha abantu ubushobozi kugira ngo bagire ubutunzi, babone amafaranga, abibwe, abagize uti bijyanye n'ikintu cyose kijyanye n'amafaranga, ni imana ikimfasha. Hanyuma imana y'amafaranga yo yaje ite? Itandukaniye n'iy'imana y'abagore? Imana y'amafaranga ahantu bitandukaniye nuko iriya ni imana y'abagore, iyi ni iy'amafaranga. Iyi itanga urubyaro, ariko iyi ngiyi itanga amafaranga. Kuronka, itanga kuronka, niko nabyita mu kinyarwanda. Ubusanzwe mu myumvire ihari wenda ikwiriye henshi kuri ubu ngubu, abantu biyemera kandi bakizera imana imwe ishobora byose, ikora ibintu byose. Kuki izi ngizi zo zidashobora gukora byose? Izi mana n'ubundi zikora byose, ntabwo ari uko zidakora byose. Imana y'amafaranga, iyo ababyeyi maze kubacurangira barantegeka bakambwira ati umutwe, niba ari umuti w'amafaranga, niba ari iki, hari ko nkura ahangaha kuri iyi mana nkamushyiriraho akajyana mu muti ajyanye bigakora. Ni ukuvuga ngo irakora. Iyi mana irakora, ari n'iy'ababyeyi irakora. Hanyuma iyi ngiyi yatse nk'amafaranga iguha nkangahe?
amafaranga yose ushakira yaguha upfa gukurikiza ibyo ababyeyi bagutegeka amafaranga wakenereye Imana irayaguha ubutunzi wakenerera buguha kwa kundi umuntu yiba ibintu byakabijyana iyi Mana icyo gihe umaze kumpamagara ati nibwe nageze uti mbese ikintu cyose kijyanye n'amafaranga ni Imana ibikora. Amafaranga uvuga ntago ari inoti ni inzu ni iki ni ibintu nk'ibyo n'ubundi iyo nzu iva mu mafaranga ni ukuvuga muri iki gihe turimo ikintu cyose umuntu yifashisha kera ntabwo habagaho amafaranga habagaho ibintu ariko muri iki gihe ikintu cyose nta kintu wakora udafite amafaranga ni ukuvuga yaba iyo nzu uyigura kuko wabonye amafaranga yaba iyo modoka uyigura kuko wabonye amafaranga yaba icyo ari cyo cyose nawe uri mu gihugu uretse no mu gihugu cyacu no hanze ibintu byose bikorwa n'amafaranga. Iyi Mana rero ni icyo ishinzwe. Hanyuma iyi Mana kugira ngo nyine numve ko ishinzwe amafaranga biri kungora sinzi wenda n'abadukurikiye niba ariko babyumva wenda umwihariko ifite cyangwa amafaranga yakura aya mafaranga ahantu yakura mvugana n'ababyeyi umuntu araza ayakeneye nkavugana n'ababyeyi nkamuha umuti iyo maze kumuha umuti hari akantu nkura hano cyangwa nkayivugisha cyangwa ababyeyi bakambwira ngo bigenze ute ubwo ngahereza umuntu akagenda akaronka bitewe n'uburyo bwanjye nabikozemo. Hari ibintu bajya bavuga ngo kwa shitani ngo haba amafaranga menshi cyane ngo hari abajyayo bakayora. Kwa shitani ntabwo habaho nta handi hantu muziki y'umuntu apfuye ajya ikuzimu hano hasi ariko aha hasi nta satani ubayo. Satani ni imyuka mibi iyi myuka itera abantu bagasara bakarwara bakagira ute ni imyuka mibi naho satani ntawe ubaho kuko satani abaho ibigerageza abantu bahura nabyo n'ibibazo bibaho ntawe utajyayo. Izi mayibo zirirwa mu muhanda ziruka zarabuze icyo zikorera indaya zirirwa zicuruza umubiri wabo bakagiye bagashaka iyo shitani no kugira ngo biyange cyangwa umuntu yiyahure yasanga iyo shitani ikamufasha ariko shitani si ikintu gifatika shitani ni umwuka. Hari ababigeranya wenda iyo myuka cyangwa se iyo shitani iyo myuka abantu bita shitani bakabigeranya n'izi mbaraga zishobora kuba zatanga amafaranga zigatanga urubyaro nkawe nk'umuvuzi gakondo ubivugaho iki? Buri wese agira imyumvire ye ariko njyewe imyumvire yanjye hari n'ababivuga kuko babyumvishe ku bandi ariko nta gihamya ari yo mpamvu igihe cyose tutagomba kujya tugendera ku magambo ahubwo ureba ibikorwa by'umuntu no kugira ngo wumve ibyo umuntu avuga ubigendereho. Ni ukuvuga ngo byo kuvuga ngo umuntu ngaragiye ngo agiye kuzimu ngo shitani ngiramuha ibi ngo shitani ngiramuhereza ibi ngibi ngo bari abantu bakorana na shitani njye ndi umuvuzi gakondo sinkorana na shitani nkore ibyo mfite n'impano kandi nayikuye mu nda ya mama nkivuka ubushize nabwiye ko ntavukiye amezi 9 nk'abandi mbabwira ibyambayeho byose simbisubiramo. Ongera tunyuremo gake wenda ku bantu bashobora kuba badukurikiye ku nshuro ya mbere wenda bamenye mbere nababwiye ko navukiye amezi 13 mvuka inkuba enye zarakubise mvuka imvura iragwa nyinshi inka za data zirabyara zibyara imitavu enye haba ibintu bitandukanye ari naho bankoriye izina banyita Nyirabisabo ariko banyitirira biriya iyo mvuga ntanga n'urugero nkavuga ibintu byerekana buriya kiriya gisabo cyari gifite ibisabo 4 ariko ibindi byarashaje hasigara iki ngiki aba ari nacyo banyitirira Nyirabisabo. Rero ni ukuvuga ngo nahawe umugisha ndi mu nda ya mama kugeza urankurikirana nta muntu wankuraho umugisha ababyeyi bampaye wankiritika ukamvuga ibitari byo ukangana ufite ibindi bikuzanye se cyangwa ushaka nko kunsenya wenda kuko bitewe no cyangwa se uri nagatumwa wenda hari n'umurozi wagutumye kuko abarozi abanzingira n'abarozi kuko ndabasenya nkabashyira hanze. Rero hari igihe nk'abarozi muri iriya video yashize banyishizemo cyane ndwana intambara ariho ababyeyi bansanze bampereza ingabo
abarozi barandwanya bakajya bakoresha abantu kugira ngo bamvuge ibintu bibi. Nkabaza ababyeyi barambwira ati fata ingabo mwana wanjye, ariko ambwiye ati igihe cyose uri gukora ujye ukora wicaye kuri iyo ntebe, kuko hariho abazajya baza ari intumwa kugira ngo bakwabure impano. Mbere ntabwo wicaraga kuri iyi? Ntabwo nicaraga kuri iyi, n'ubushize ntabwo iyi ntebe ariyo nari nicayeho. Ababyeyi babikoze kubera urugamba babonaga abarozi baragiye bashakisha nabo imbaraga zabo. Abarozi ni abagome ntibakora ibyiza, barankiritika bamvuga ibintu, hakaza nk'umuntu aje kwivuza nkamuvura akanakira, ariko agahimba indi nkuru yo kwerekana ko atavuye ngo akire, ko ntamukoreye ibyo ashaka, mbese akabihindura ukundi kuntu, akavugana n'ababyeyi bakamutegeka, ariko kuko yaje afite gahunda ashaka kunsenya, ibyo byarakozwe ariko ntacyo byamaze, kuko njye navukanye impano yanjye, we ni umuntu uri aho utereye aho ngaho nta mbaraga afite ntako afite. Njye bamwe rwose nuko mbareba nkabona bari gukora ubusa ni nko kugosorera mu rucaca. Simbe nabibonera n'umwanya kubera abantu ngira, ariko nta cyampungabanyijeho. Hano tahana kure. Ufite ahantu wakirira abarwayi ubashyira cyangwa se nk'abari burare uri kuza ukavura? Mfite ingo buriya nibyo nakubwiraga ntumuvuzi, abayishoboye kuri byose. Buriya nkorera mu gihugu cyose, nkorera i Rwamagana, ngakorera i Musanze, ngakorera Rubavu, aho hose mpafite ingo. Ntabwo ari amacumbi, ni karibu nimwicare hano. Ntabwo ari amacumbi, ahubwo ni inzu zanjye bwite. Nikigana nshaka muri no minsi iri imbere kuzahubaka urugo rwiza rwo kwakiramo abantu. Iyo ugeze kwa Nyirabisabo inka zirakamwa, iyo ugeze kwa Nyirabisabo hari ibiryo, iyo ugeze kwa Nyirabisabo hari uburyamo, ushaka wanaza ukahibera. Imana yatanze amafaranga. Birindura uyu murwayi wawe, mwicare murebe imbere, ngire mbakorere. Mubirinduke gutya mureba imbere. Aha nakira abarwayi kuko niba ndi umuganga ngira hano inyuma hari amazu. Uru rugo rwose iki gipangu cyose ni amazu y'abarwayi kuko haruza ari indembe, ariko ngewe umurwayi wanjye nta mara iminsi ibiri atarakira. Hari n'uza ameze akenshi bataha baguwe neza, kandi ndamuherekeza kugeza igihe agerera ahageze. Ariko niyo atanaje hari abo biba ngombwa ko bataza ngo mbavurire aha ngaha. Nko muri ibi bihe byashize bya Covid navuriraga abantu imuhira. Iyo mfite umwirondoro wawe wenda akangasobanure, iyo mfite umwirondoro wawe, izina ryawe, izina ry'umubyeyi papa wawe, kuko iyo mfite izina rya papa wawe mba mfite igisekuru cyawe, umbwira amazina yawe, ugatanga ubuki bw'ababyeyi, ukambwira izina ryawe, nkagufasha uburwayi waba ufite bwose. Serivisi naguha ndi hano kubw'imbaraga mfite, kuko mfite imbaraga ntuma mbafashiriza aho abari abantu bagakira, ahubwo ukazaza aha ngaho uje gushimira. Hari nk'abantu nk'abanyamahanga cyane cyane ndabwira nk'abantu bari mu bihugu bya kure, mu Burayi, muri Amerika, muri Afurika y'Epfo, ahantu hafi ya hose mfite inshuti nyinshi. Hari n'ibintu byaturutse hanze byo kunshimira muri ino minsi. Ejo natumye abana bajya kubifata, harimo telefone ya 1,500,000 y'umuntu uri hanze yohereje anshimira. Mbese ubundi abariyo hari abantu benshi bategereje ko ingendo zirekurwa bakaza kunshimira. Abo bantu mfasha rero bari muri Amerika, mu Burayi bo hanze, nkabafasha bagakira, bakohereza ibihembo ku iposita. Ntabwo mba nabagezeho, ahubwo ni imbaraga nkoresha. Nta kuntu rero nafasha umuntu uri mu wundi mugabane ngo umuntu uraha mu gihugu aba ari we ugira ikibazo cyo kuba. Wenda nta bantu bajya baza barembye cyane bakomerewe, cyangwa ukaba wananirwa kubavura ngo bakire, cyangwa se bakanapfa. Nta muntu hano, nta muntu urahapfira, kuko haramutse hapfuye umuntu ageze aha ngaha nakubwiye ngo manza gusuzuma. Niba nsuzumye umuntu nkabona ntamushoboye, ariko iyo ari ibya kinyarwanda ndamushobora, nta muntu unanira. Iyo ari uburwayi busanzwe butarimo kwangiza, umwohereza kwa muganga. Nta mupfu wari wagwa mu maboko ya Nyirabisabo, nta muntu uraza aha ngaha ngo munanirwe. Hanyuma se aba barwayi bawe niko muko uyu murwayi afite ikihe kibazo? Uyu ni mukuru wanjye. Ubu ngubu twabonye tubona atavuga gutyo gusa. Nuko yavutse se cyangwa byamufashe nyuma?
ubundi hari umukecuru bashwanye iwacu mu rugo Kigali, bamaze gushwana umukobwa wacu yari mukuru wanjye, noneho tubona nyuma barashwana bapfa amafaranga, tubona nyuma ntabwo ari kuvuga, nyuma y'aho bari bashwaniye yongera kuvuga, noneho tuza kumva ko hari umumama bita Nyirabisabo, turabyumva tubona kuri YouTube, noneho turakomeza turara kuri Facebook turamubona, tumaze kumubona tubatubwira ko avura, noneho twari tuje kureba byamujeho akuze umukecuru bashwanye. uwo mukecuru bashwanye yarabamwohereje, none rero tugiye kumuvura birasaba kugira ngo usohoke vuba umurwayi wanjye. Sohoka. ntabwo nagusiga. Ntabwo wansiga? None ko mbigutegetse sohoka. Ntabwo nagusiga. Sohoka niko ndi kukubwira. Numusiga ntacyo ari kubera, hano ni kwa muganga, ngiye kumuvura hano kwa muganga, uri kumva? Sohoka. Sohoka hanze mvura umurwayi, nutamusiga simuvura. Ni bya bindi nakubwiye, hari igihe umuntu aza ari umufungamutwe, urabona ndi kumubwira ngo nasohoke mvura, nahise ndamurya. Ariko reka twinginga ababyeyi turebe ko batwemerera. Babyeyi hano mwampaye, hano nasigaye na sogokuru na nyogokuru, ngomba kunywa hakurya y'amazi, ngatume hakuno y'amazi, ngatume iburasirazuba, ngatume iburengerazuba. Babyeyi mwambabarire, kariya kuzukuru kanyu ni akana babyeyi, mukababarire, ntabwo kari kazi cyakazanye babyeyi. Dore yabahaye ituro babyeyi, yabahaye ubuki, nimubabarire babyeyi mutwitabe, turabinginze babyeyi nimubabarire. Murakoze babyeyi, ndabashimye. Rero babyeyi, uriya ni umwana ntasobanukiwe ibyari byanze gusohoka kubera gutinya ngo ntabwo ari busige mwene nyina, ariko yabahaye ikiru. Babyeyi mwatubabarira mukadufasha, uyu mwana w'umukobwa afite ikibazo cyo kutavuga. Babyeyi mbasabye imbaraga, mbasabye kunyitaba, mbasabye kumba hafi babyeyi, none muranyemereye natangira nkamuvura babyeyi. Babyeyi mufashe, ntabwo ndi kumva babyeyi. Yego babyeyi murakoze. Yego babyeyi, ngiye kumurambikaho inkoni yanyu mwampaye babyeyi. Yego babyeyi, azakira nyuma y'iminsi 3. Yego babyeyi, murakoze babyeyi, reka muvure, nyuma y'iminsi 3 bazampamagara mbase uko bimeze, ndamuha umuti. Ariko mwamfasha kugira ngo muhinyuze abantu batemera ko ubuvuzi bubaho, kugira ngo twemeze ko ibyapfu bitarirwa n'abapfumu, byibura akava ahangaha avuga atanga ibimenyetso by'uko hari icyo dukoze babyeyi.
murakoze babyeyi. Ngiye kumuvura arava aha ngaha agaragaje ko kuva ababyeyi babitwemereye hari icyo bari budufashe. Yatonganye ngo n'umukecuru birangira ko gusa we yamubwiye nabi. uraza kubisuzuma uhita ubona uwabikoze. Uwabikoze ndavuga izina rye birarangira tumumenye, ndamubwira uriya mwana wamuzanye. Babyeyi, uyu mwuzukuru wanyu ngiye kumuvura. Ababyeyi bamugiriye nabi, baramwangiza, bamugobwa ururimi, bamuhindurikiraga ibabyeyi. Mu mbaraga mwampaye muri izi nkoni babyeyi, imbaraga mwampere muri iyi nkoni, inkoni niyo ngiye kumukozaho, inkoni niyo ngiye kumuvurisha. Iyi nkoni iratuma uvuga ibyo bagushizemo byose bikuvemo, niyo ngiye kumuvurisha. Vuga. Witwa nde? Witwa nde? Sara. Witwa? Witwa Sara. Witwa Sara. Komeza uvuge witwa Sara. Vuga Sara. Sara. Witwa Sara. Ndeba. Witwa Sara. Vuga neza. Sara. Witwa Sara. Mukobwa witwa nde? Sara. Mumpamagarire wa mukobwa wamuzanye aze hano. Inde? Sara. Bisubiremo. Inde? Sara. Nikore ngo witwa nde? Yitwa Sara. Ni byose? Izina rye ni Sara? None se ntabwo uri kumva ko yakize? Mwana wacu arakize. Bivuge abyumve. Ceceka bivuge. Inde? Urumva ntabwo aratangira kuvuga neza, ariko nubwo ataratangira kuvuga neza, nyuma y'iminsi ababyeyi bambwiye ko ari bo bari kuvuga. Uzampamagara umbwire ko ari kuvuga, unamuhe tuvugane. Iri zina ari kuvuga ngo Sara niryo? Niryo Sara. Inde? Sara. Irindi yitwa nde? Iradukunda Sara. Ni Sara rwose. Rero ugiye kumujyana, uri kumva? Ugiye kumujyana nyuma y'iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 muzampamagare mumbwire ko yakize. Azaba ari kuvuga neza, uzampa tuvugane. Bwashoboye kuvuga izina rye nyuma y'iminsi 3, ururimi ntabwo ahita akira ko ngo avuge neza, ariko ubwo ari kuvuga izina rye hari ubwo yavugaga na gato. Ntabyo yavugaga, arakize. None ko wari uri kunsuzugura, yihorera uri umwana nawe ntabwo uzi ibyo ari byo. Ngaho fata umurwayi mujyane, namara kuvuga neza birangiye muzaze gushimira ababyeyi. Uri kumva? Zabwire mama wanyu azaze gushimira ababyeyi. Sibyo? None utangiye kuvuga neza, mu minsi 3 uraba uri kuvuga neza, ururimi rwavuye, ubwo utangiye kuvuga izina ryawe ryaje. Nyuma y'iminsi 3 uzampamagare kuri telefone tuvugane, sibyo?
gaho nagenda mufata umujyane mwe mwicaye aho ngaho ndaje. ubu ngubu yanditse njya ntandukana nayo. ubu umuhango wo kumuvura urarangiye? Umuhango wo kumuvura urarangiye. uri kumva yaje atavuga, ariko ndamubaje ati witwa nde, nubwo atavuga ngo izina ijambo rizamuke cyane, ariko byibura ariko avuga ati nitwa Sara. ko mbonye se ari ibintu byihuta cyane bidatinda. Ni uko nguko bigenda. uyu nguyu nubwo mufashije ari aha ngaha n'utari aha ngaha urahari, ntuma ababyeyi bakagenda bakabikora. hanyuma tuganire ku musozo, ndabona n'amasaha ari kugenda adufata. N'icyo wabwira abadukurikiye cyangwa se abakurikiye iki kiganiro kuri Afrimax? Ikintu nabwira abadukurikiye, abantu bafite ibibazo bitandukanye, abantu bafite ibibazo by'ingo, abantu bafite ibibazo by'urushako, umugabo yanamunaniye, umugore yaramunaniye, mu kazi ntibigenda, baramuzira, baramwanga, ese ashaka kuzamuka mu kazi, abantu bibwe, abantu bafite inyatsi, arakora ntibyemere, ibibazo, n'uwumva ko ibyo byose atabifite ariko akeneye kugira ahandi agera, akeneye kuzamuka, abo bose bagomba kungana nkabafasha. Ikindi mbwira n'abantu bo hanze, hari umuntu mpamagara ati none ko ndi mu Burayi, none ko ndi muri Amerika, none wamfasha bigashoboka, ndagira ngo mbamare impungenge, wenda nabatamenyera ariko abandi ubu tuvugana ndabafasha. N'ubu ngubu turi kuvugana telefone murabona ko iri gusona, ntabwo telefone yanjye itubuza. Abantu rero bababwira ngo Nyirabisabo wenda bavuga ati ntagira ute, ntabwo njya ntuzi. Ku manywa nkorera Abanyafurika b'amasaha tuba tugendera igihe kimwe, nijoro abo mu bihugu byo hanze, mbese nkora ibihe byose, ababyeyi nabo bakankundira bakampa imbaraga. ubona utazagwa umunaniro mwinshi ukaba? Ntacyo nzaba kuko ntabwo nkozwe mu byuma, ariko ndagerageza ngafasha buri umwe wese ungana. iriya nimero yari ivuyeho urabona ivuyeho, hahamagaye undi. Ntabwo njya ntuza, buriya twaganiye nzubitse nazishyize siransiye kugira ngo zitadusakuriza, ariko telefone yanjye ntituza. ariyo mpamvu mbwira abantu ngo niba umpamagaye ukambura wicika intege, komeza uhamagara, ukomeze ugerageze, kuko hari igihe mba ndi gufasha umuntu, hari igihe mba ndi kwitaba indi telefone, hari igihe mba ndi kwitaba umuntu wo hanze, kandi abo hanze biratinda. ariyo mpamvu mbwira abadiaspora bari muri Australia hari inshuti zanjye, muri Belgique n'ibindi bihugu byinshi, nibangane mbafashe. abumva ibinyarwanda, mbese abumva ikinyarwanda bari mu gihugu cyo hanze, nibangane. niba abavuga indimi z'amahanga ntabwo ujya bakira? nabo ndabakira kuko narize ntabwo ndi nkandagira igitabo cyane, ariko kubera ababyeyi baba bazi ko nzahura n'abantu nk'abo, ndagerageza wenda kubera kuba mu gihugu cyane, hari n'ibyo ntashobora kuvuga ariko wenda nkabyumva, nkabwira umuntu akandika tugasubiranya iyo yanditse ndamusubiza, wenda kubera kuba mu kinyarwanda cyane. ariko icyo mbwira abanyamahanga cyane cyane bari mu bihugu byo hanze, umpa umwirondoro wawe, ukampa amazina y'ababyeyi bawe, nkabafasha mu kazi bikagenda neza. niyo baba bari badahuje n'abandi, nkabafasha bagakundwa bakazamuka, kuko nkeneye ko umwirabura, nkeneye ko abantu bari mu mahanga bazamuka bafite ibibazo. icyo ushaka kuba cyo nkikugira cyo, bitewe n'uko unganye kandi nkunda abarwayi, kuko nicyo nashyiriweho, nicyo navukiye. nabwiye abantu ko muri uno mwaka wa 2020 ari igihe cyanjye kugira ngo mfashe Abanyarwanda. ibindi byo ku ruhande, inkuru y'iki, kujya kubaza hirya, ese numvishe yavuga ibi, numvishe ibyo, ni mu byihorere, mungane mbafashe. ndi umubyeyi ugira impuhwe, ndi umubyeyi wita ku bantu, ndi umubyeyi wakira umuntu nkamwumva, nkamutega amatwi. ntabwo ndi nk'ababaganga bavugisha umuntu bakabashihura bakabatuka. hoya, umurwayi bafite ibibazo ndamwakira, nkamukurikirana mpaka ikibazo cye kirangiye, mfa gukurikiza amabwiriza. urakoze cyane. hanyuma watanga n'ubundi uburyo bakubonaho? natanga uburyo bambonaho.
ariko mwamfasha namwe izi nimero ngiye kubaha wenda bakigira bakajya bahita bazibona hejuru. Urakoze cyane kangushimire kuri uyu mwanya waduhaye ndetse ukemera ko twongera kuganira dore ko kugufatisha nawe nubwo uvuga ngo turagutungura biba bigoye kugira ngo umuntu azaze umwemerera ikiganiro ntabwo biba byoroshye. Biba bigoye, impamvu nakubwiye biba bigoye kugira ngo umuntu umwemerere ikiganiro. Ntabwo ngewe nkeneye kwiyamamaza, ntabwo nkeneye kujya hanze, ntabwo nkeneye gufata umwanya wo kujya guhangana n'abantu bakiritika babwira ibiki n'ibiki kuko simbifitiye umwanya, kuko niba ari ukumenyekana narangije kumenyekana atari mwebwe munyamamaje, ahubwo ibyo nkora nibyo byatumye menyekana. Rero nta bindi kandi none kigaragaza ko narangije kumenyekana, abantu basigaye banyifashisha banshakaho indonke, bavuga ibitari byo, bavuga ibitameze bite, bashakisha uburyo bwose bagira icyo baronka banyifashishije. Nta wundi muntu, abavuzi ni benshi mu Rwanda ariko nta wundi muntu bagenda ngo bashakisheho inkuru utari Nyirabisabo. Kuba ari ngewe rero bagenda bashakishaho inkuru nuko nabaye icyamamare. Rero singikeneye kwamamara ahubwo nkeneye gufasha abantu. Wakoze cyane kandi turagushimiye. Namwe murakoze cyane kandi ndabarinda. Ese weho ko nta mugore urazana kutambwira ngo nkuvuruza n'umugore? Ngiwe niki? Ahubwo nzazuma ku mafaranga. Nta mugore ushaka se nta zina ry'umukobwa ushaka ngo muguhe? Nimba n'amafaranga zaza. Sawa rero mugire urugendo rwiza ndabarinda nta kibazo muri bugere mu nzira. Urakoze utwohereze ku mafaranga ariko. Inshuti za Freemax TV katubashimire mwese mwakurikiye iki kiganiro. Twari twasuye Nyirabisabo, ni umugore w'umuvuzi gakondo. Nubwo kabiri tumusuye nubwo kumugeraho bikunze kutugora cyane ariko uyu munsi twamufatishije biranakunda. Ndabashimira mwese mwana natwe umunsi kundi kandi mugakurikira ibiganiro tubategurira kuri Freemax TV. Nkomeza kwibutsa batarakora subscribe kuyikora tugakomezanya muri kano kazi kenshi kandi igakomeye. Mwari kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur.